Nguhaye ikaze cyane mukunzi wa JTKTT YTV, mwifuriza ibihe byiza nk'ibisanzwe. Murabimenyereye rero, mbere yuko tugira icyo tuvuga tubanza kwibutsa abahageze bwa mbere gukanda subscribe kugira ngo batajya bacikanwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye kandi iby'ingirakamaro tugenda tubagezaho. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ni gute wabona megabyte 340 buri munsi kuri Airtel Rwanda. Nta kundi rero tugiye kubikora nkuko bisanzwe. Urabona iyo ndebye kuri data connection ziba ziri kuri sim card ya mbere. Iyi sim card ya mbere rero urabona ko ni Airtel Rwanda. Ni Airtel Rwanda. Ninjya gucekinga balance kuri sim card ya mbere, kanda ku ya mbere kugira ngo urahita usanga ko mfiteho 0. Ibi ni ukubera iki rero? Ni uko bamwe muri mwebwe iyo umuntu akoze ibintu nk'ibi bavuga ngo yarafiteho bando ariko ntazihari, ngira ngo mumaze kubibona. Nta kindi rero urakora, urajya muri Play Store yawe hanyuma uradownloadinga application yitwa Rezi Tuner Plus. Ntabwo najya ngo bikunde kuko nta bando mfite. Rezi Tuner, ngira ngo nta utayizi arabyandika atya, Rezi Tuner. Hanyuma uraza kuyifungura. Kimara kuyifungura rero urabona ko urasanga page yawe imeze utyo. Icyo urakora uraselectinga port ushyiremo ya 80, hanyuma urakora ibyo ngiye kukwereka. Hari abantu benshi batazi gukora import. Iyo twabahaye file hari ukuntu ushobora gukora import gusa. Muri aka kanya import nta kundi urayikora, uraza ukande hano kuri utu turongo dutatu, hanyuma urahita ukanda kuri import cloud config. Gusa config key iyi nzayibaha gutaha, ahubwo ngwino ubikorere hano kuri utu tudomo dutatu, hanyuma ukande kuri config, ukande kuri import config hano. Kimara kwakanda barakwerekeza muri file manager ya telefone yawe. Telefone rero ziratandukanye, hari iyo file wayikuye kuri WhatsApp nkuko tugiye kubikora mu kanya. Iyo wayikuye kuri WhatsApp hari abo ziza ku mafoto ya WhatsApp. Hano urabona GB WhatsApp. Ndamutse nkoresha GB ishobora guhita iza hano cyangwa ahangaha hose wacekinga. Gusa kuri wowe ukoresha WhatsApp business cyangwa se WhatsApp Messenger cyangwa se udafitemo folder ya WhatsApp hano, muri izi folder zose ziri hano ushobora kuza hano muri Android, hanyuma ugakanda kuri media, kugira ngo urahabona, ugahita ukanda kuri com.whatsapp hano, ukakanda ugahita ukanda hano kuri WhatsApp, hanyuma ugakanda kuri media hano hepfo ukahakanda, hanyuma ugahita ugakanda kuri WhatsApp documents. Ako kanya urahita ubona file ngiye kuguha mu kanya yitwa Rezi working file.rezi. Kiyi hano ugahita uyikandaho, nyine nta password ihari, ahubwo ako kanya irahita yijyanamo. Ni mfungura data rero kuri Airtel, ndahita nkanda hano kuri start. Ubwo abantu mutari muzi gukora import ngira ngo murabibonye. Nkuko ubona, urabona megabyte yatangiye kuzamuka, byatangiye kubara.
ninza hano kureba muri notification ndasanga ko Rezitunir muri United Kingdom niyo server ndi gukoresha yabaye connected, byarangiye. Ubu ngubu nshobora gukoresha internet uko mbyifuza, nkajya WhatsApp, nkajya hehe. Hanyuma ukuntu urabona rero file, urajya muri groupe yacu, link iri muri description, kanda muri description urasangamo link, hanyuma numara gusangamo link urajoininga. Njyewe mba mbibona ko umuntu umwe ajoininze, iyo umuntu umwe ajoininze nshyiramo file Gayo nguko rero kunyandikira inbox, sinzi ko nagusubiza, ariko muri groupe niho urabona file, gusa kunyandikira inbox uri kumbaza ikibazo nta kibazo ndagusubiza cyane, ariko uri kumbaza file nyitangira muri groupe. Ikindi wamenya nuko ngiye kubaha application ya JetGTTY TV, muzajya munyurizaho ibibazo byanyu. Abafite ikibazo bakimbariza kuri application yacu, kuko nzajya mfata umwanya njye kuri application ngiye gusubiza ibibazo by'abakunzi bacu. Yes, enjoy.